nahaguruka asubire mu kigo. Uyu ni Batamuriza Anita, umuyobozi ushinzwe amasoko by'agateganyo mu kigo cy'igihugu cy'uburezi bw'ibanze REB, ahagurukijwe kandi asohorwa shishi itabona mu nteko ya paka, aho paka yari yahamagaye abayobozi bo muri REB kugira ngo basobanure ku kajagari n'akavuyo kabonetse mu mitangire y'inka zari zagenewe abarimu b'indashyikirwa bo mu ntara y'Amajyepfo n'Iburasirazuba. Ngiye mukurikiye muri aya makuru cyangwa se mu iki kiganiro, nitwa Basomingera. Ikiganiro cyacu munyemerere tugihere mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB, ubwo paka komisiyo y'inteko ishinga amategeko cyangwa se y'abadepite, mu mutwe w'abadepite harimo komisiyo ishinzwe kugenzura no gukurikirana imikoreshereze y'umutungo n'imari bya leta. Iyi komisiyo rero ubwo yahamagaraga abayobozi bo muri REB kubera ikibazo cy'induru n'akavuyo kagaragaye mu itangwa ry'inka ku barimu b'indashyikirwa bo mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu ntara y'Iburasirazuba, batumyeho ushinzwe amasoko muri REB, yitwa Madame Batamuriza Anita, batumaho n'ushinzwe imicungire y'abarimu muri REB, uyu yitwa Johnson. Aba bantu bamaze gutumwaho rero, paka yafashe umwanya ibaha ikaze ndetse ibaza mu ncamake uko icyo kibazo giteye, ako kajagari kagaragaye mu mitangire y'inka ku barimu b'indashyikirwa bo mu ntara y'Amajyepfo no mu ntara y'Iburasirazuba. Bahaye umwanya umuyobozi ushinzwe amasoko by'agateganyo Madamu Batamuriza Anita yisobanura, afata amakosa y'urwego hagarariye y'amakosa ye yakoze, ashaka kuyashyira kuri mugenzi we ushinzwe imicungire y'abarimu. Uyu mudamu Anita Batamuriza Anita nk'umuntu ushinzwe amasoko muri REB agihabwa umwanya ngasobanure mu ncamake icyateye ako kajagari kose kagiye kumvikana kagatera saga hirya no hino, bigatuma paka ifata umwanzuro wo guhamagaza izo nzego zishinzwe imicungire y'abarimu ndetse n'amasoko muri REB. Yisobanuye mw'aya magambo, ariko mu kwisobanura kwe yisobanuye afata ikibazo acyegeka kuri mugenzi we. Bajya bavuga ngo umutego mutindi ushibuka nyirawo akiwuhagaze imbere. Niko uyu mudamu byamugendekeye, ubwo yafashe ikibazo cyari gihari acyegeka kuri Johnson. Johnson nawe yumvise bimukomeranye ati mutuze. Reka rero tubanze kumve uko uyu mudamu yisobanuye, ibisobanuro bye bikaza gutuma aza gutahurwa ko ari kubeshyira mugenzi we, paka ikamwirukana mu nteko byihuse cyane, kibono amaguru adakora hasi, ikamusora shishi itabona ati sohoka genda, kuko byagaragara ko ntabwo arimo avugisha ukuri bashaka nk'intumwa za rubanda. Ntabwo baraza kujyana amakuru yuzuye, kuko urwego rwakabaye amakuru yuzuye rwari rutangiye muri introduction cyangwa se mu ntangiriro y'ikiganiro by'ibazwa byabo, ritangira ritanga amakuru y'ibinyoma. Reka rero tumukurikire. Twagombaga gufatira ingwate itararangira, ariko twayibonye nyuma y'uko garanti yabaye expired, tukaba tukifatiriye kubera ibibazo byagiye bibamo buri muntu kugira ngo aderivaringe byatwaye igihe kinini, habamo kwandikirana kenshi, ayo maraporo ya nyuma yo kugira ngo tube twasesa tunafatire. Ntabwo mwumva ko yema agenda wirisha kugira ngo igihe kirangire murangare mutamufatira na garanti. Ubwo bumva bisaba rwose amashuri y'umurengera. Ntabwo mwumva ko ngira ngo mwamaze kumva rero uko yisobanuye. Akimara kwisobanura rero bahise bahereza umwanya uwo yarabeshyeye Johnson ngo nawe yisobanure ku byo bari bamaze kumuvugaho ko atatangiye raporo ku gihe. Nawe mureke tubanze tumutega amatwi twumva ibisobanuro yatanze nyuma y'uko paka yari muhaye umwanya kugira ngo asobanure neza impamvu y'ako kajagari kabonetse mu itangwa ry'amasoko n'icyamuteye kudatangira raporo ku gihe. Reka tumutega amatwi. Johnson bagomba gutanga raporo kugira ngo itatinze. Raporo ntuza konta yarangiye. Murakoze Japason. Mu by'ukuri ngira ngo ntabwo ari ukwitana ba mwana, ariko abantu bagomba kuvuga ibintu nk'uko bimeze. Iyo nama twabagira, nta gihe tutavuza induru tunandika officiellement tukavuga ngo inka zirimo zitangwa ku kwezi kwa gatandatu kugiye kugera. Ukabihande ubuyobozi bujya uwo mudamu hari icyo yarabonye kwizo ko tuvuga bose yarazibonye. ndazifite. Usubiza mikoro bw'impamvu arimo kubeshyira cyangwa ubwe niba ubeshye
kandi ubwo amakopi nayo aba ahari rwose abivuze neza ofisiye Roma icara umuyobozi wa paka tukimara kumva ibisobanuro bya Johnson ushinzwe abarimu muri REB, umuyobozi wa paka adaciye ku ruhande yahise asubiza mikoro Batamuriza Anita ushinzwe amasoko muri REB asobanure impamvu yarabeshyeye mugenzi we cyangwa se niba ari mugenzi we umubeshyeye, anasobanure kandi niba ari we wagombaga gufata umwanzuro cyangwa se ari Johnson ushinzwe abarimu wagombaga gufata umwanzuro. Maze umudamu mu kwisobanura abura icyo avuga arya indimi. Niko umuyobozi wa paka wa komisiyo ishinzwe kugenzura imari n'imikoreshereze y'umutungo wa leta yanzura ko uyu mudamu asohoka mu nteko byihuse shishi itabona. Urakoze kuko raporo nyinshi turazifite nanjye ndazifite. None ko wari uvuze ngo wamenye byararangiye? Yes, raporo mfite. Akuri mujya komite discipline. Abangaba bagomba kujya muri discipline. Byibuze mbere na mbere bagisubira mu kigo. Baraza no gukinisha abantu. Nahaguruka asubire mu kigo. Uyu ni Batamuriza Anita, umuyobozi ushinzwe amasoko by'agateganyo mu kigo cy'igihugu cy'uburezi bw'ibanze REB, ahagurukijwe kandi asohorwa shishi itabona mu nteko ya paka. Niko guhita bamusohora rero, murabona ko arimo gusohoka. Impamvu rero uyu mudamu yasohowe, iyi mpamvu yaturutse yuko yari amaze gutahurwa bidasubirwaho ko yabeshyeye mugenzi we, bigatuma paka ifata icyemezo cy'uko inteko cyangwa se komisiyo iterana mu bayobozi bari bahamagajwe uyu nguyu yasohowe kuko yari amaze gutanga amakuru apfuye kandi bari mwitezeho gutanga amakuru mpamo kugira ngo hashakwe umuti w'iko iki kibazo cyakemuka. Ariko ikinababaje nuko n'amafaranga atanga ya garanti agomba kugarukira ikigo nayo batayamukasa. Uyu mudamu yatumye leta ihomba kuko amafaranga y'ingwate yari yatswe rwiyemezamirimo icyo gihe ayo mafaranga byarangiye rwiyemezamirimo ayasubiranye, bigaragara ko isoko yari yarikoze neza. Mu kugaragara ko ibi bintu bidasobanutse nicyo cyatumye paka imanuka yinjira mu kigo gishinzwe uburezi bw'ibanze REB kugira ngo imenye neza amavu n'amavuko y'ako kajagari kari mu mitangire y'isoko ry'inka ku barimu b'indashyikirwa bo mu ntara y'Amajyepfo n'Iburasirazuba. Mwebwe mwari mudukurikiye kuri The Pop Live TV, turabashimiye cyane. Mukore subscribe, mukore share, ndetse munatwandikiye muri commentaire y'ibiganiro cyangwa se ibindi bintu, andi makuru waba wabonye twabagezaho kandi yizewe ufitiye gihamya. Turabashimiye, ngiye mwari mukurikiye kuri kamera za The Pop Live TV, nitwa Basomingera. Ciao ciao. Ariko ikinababaje nuko n'amafaranga atanga ya garanti agomba kugarukira ikigo nayo batayamukasa.